Nk'ibisanzwe iyi ni ya nkuru ibirimo isomo tubagezaho buri munsi kuri ino YouTube channel yacu niyo Daniel Official. Tuguhaye ikaze nanone rero, niba uri umusangwa, niba uri mushyashya kandi nawe tuguhaye ikaze. Nagusaba kureba handitse subscribe, ukahakanda, ugakanda no kunzogera kugira ngo tujye tubana. Ariko hagati aho tubanje kubiseguraho. Nkuko byari bisanzwe twabagezagaho inkuru nshyashya cyangwa se twakoraga upload buri munsi, ariko hari hashize igihe kitari gito, hari haciyeho iminsi rero rwose inkuru itabageraho nk'ibisanzwe. Ariko by'umwihariko niba ukunda izi nkuru cyangwa se hari icyo zikwigisha cyangwa se zikunezeza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nakubwira nti ba update kuko inkuru zagarutse. Ikindi kandi niba izi nkuru zijya zikunezeza cyangwa se hari isomo zikuramo, byaba byiza ugiye ukora share no ku nshuti zawe. Burya ntawamenya, umuntu ntiwamenya icyo wamufashirizamo. Hari igihe iyo nkuru ugiye gukora share kuri we, niba yakunejeje nawe ishobora kumunezeza. Niba hari isomo wakuyemo, nawe ashobore kuba yakuramo isomo. Rero byaba byiza ugiye ukora share no ku nshuti zawe zikabasha kumenya ibyo wamenye. Rero tudatinze, reka twiyumvire inkuru yacu, turaza kugaruka nyuma n'isomo. Iyi nkuru ngiye kubagezaho ni iy'umunyeshuri, abanyeshuri bato b'abana ndetse na mwarimu wabo. Yumve neza rero kugera irangiye ugira icyo ukuramo. Igihe kimwe abana bari mu ishuri bari kwigishwa na mwarimu wabo. Mwarimu wabo arangije arababwira ati nkeneye kubaha umukoro. Abana bati nta kibazo. Mwarimu wabo ati umukoro ngiye kubaha ariko ntusanzwe. Abana bati ntusanzwe. Mwarimu wabo ati yego ntusanzwe kubera ko ni ubwa mbere ngiye kubaha. Abana bati nta kibazo rwose mwari, uduhe tuzawukora. Mwarimu wabo ati uyu mukoro ngiye kubaha ndagira ngo buri wese mwese muzawukore neza nk'uko bikwiye, muzawume ari uko byarangiye. Abana bati uduhe rwose nta kibazo, tuzawukora neza nk'ibisanzwe, tuzawukuzanira ari uko twashoje. Mwarimu arangije arababwira ati noneho mwakire bino birayi. Arangije abaha ibirayi, buri wese afata ibirayi. Mwarimu arangije arababwira ati ibyo birayi buri wese agiye kugenda yandikaho izina ry'umuntu wamubabaje. Kuri buri kirayi hajyeho izina rimwe ry'umuntu wamubabaje. Abana batangira kubikora batyo, bafata ibirayi buri wese akajya yandikaho izina ry'umuntu wamubabaje. Ikirayi kimwe hakajyaho izina rimwe ry'umuntu wamubabaje. Barangije bati mwari twashoje, waza ukareba. Mwarimu wabo ati noneho ubwo mwashoje mufate ibyo birayi mushyire muri aya mashashi. Arangije abaha n'amashashi bari buze kubishyiramo. Bashoje kubishyiramo bati mwari twashoje, waza ukareba. Mwarimu arababwira ati noneho mufate ayo mashashi mumaze gushyiramo ibyo birayi muyafunge. Abana barabikora bashoje bati mwari twashoje. Mwarimu arangije arababwira ati rero umukoro n'uyu. Umukoro ni gutyo umeze. Mugiye gufata ibyo birayi mubitsahane, muzajya mubigendana aho mugiye hose. Icyo mugiye gukora cyose muzajya mugendana ibyo birayi byanyu. Ati muzabigendana igihe kingana nk'icyumweru cyose, nibwo umukoro wanyu uzaba urangiye. Abana bati nta kibazo. Bumvaga rwose nta kibazo kugendana ibirayi nk'umukoro, ko bitabasaba no gutekereza cyane. Barangije barataha. Umunsi wa mbere ucaho, uwa kabiri ucaho. Abana batangira kuremererwa n'ibirayi ndetse yewe batangira kubyinubira, kuko yewe hari ibintu byatumaga batabikora kubera ibyo birayi. Abana bati gukina ni ukugendana ibirayi, aho tugiye hose ni ukugendana ibirayi, rwose ibi bintu birarambiranye, njye maze kunanirwa. Abana batangira kubyinubira cyane, ariko barakomeza barabigendana. Iminsi 5 iciyeho, abana bya birayi byabo bitangira kunuka. Noneho batangira kumva n'umunuko wabyo, batangira kunukirwa cyane. Abana bati mwarimu nawe menya ari n'umugome si gusa. Ibi birayi yaduhaye byaratunaniye none byananutse, urumva umunuko turi kugendana mu ntoki zacu. Ibyo birarangira. Cya cyumweru kirangiye, baza mu ishuri baricara, ariko bose bari bipfutse ku munwa n'amazuru kubera ko umunuko wari ukabije mu ishuri. Mwarimu wabo arinjira ati mumeze mute?
abana bati rwose nta kigenda mwari, nta kigenda kubera ko umunuko uraturembeje hano mu ishuri. Mwarimu arangije arababwira ati ibyo birayi se igihe kingana nk'icyumweru mwabimbwiraho iki? Abana bati mwari, ibi birayi rwose waduhaye, twafashe ibirayi byinshi rwose byari bituremereye, twaragendaga bikatuvuna, byatumye tudakina nk'uko bikwiye, ndetse yewe n'umunuko wabyo urakabije rwose. Mwarimu wabo arangije arababwira ati iri ni ryo somo nashakaga kubaha, ati ibyo birayi mubifate nk'abantu bagiye babababaza bakabahemukira, mukabyegereza umutima, mukaba mwakumva yuko mutazigera munabyibagirwa. Ati ibyo birayi muri kumva bibaremereye, ibyo birayi muri kumva bibanukira, bigereranye n'abo bantu, abo bantu washyize ku mutima ko bakubabaje. Abo nibo bagenda bakuremerera buri munsi, bagatuma wumva muri wowe utameze neza. Ati rimwe na rimwe bakaba bakunukira aho waba uri hose, waba wegeranye n'uwo muntu rwose ukumva muri wowe nta mahoro ufite, ukumva wamuhunga ukagenda, nyamara we nta na kimwe biba bimubwiye. Ati rero ikintu muba mugomba gukora, mujye mubabarira abo bantu, ubundi ubuzima bwikomereze nk'aho nta cyabaye, mutiriwe muremererwa nabyo cyangwa se munukirwe nabyo. Mubabarire, mubivane ku mutima, ntimukabyegereze umutima. Aka gakuru si aba bana gusa, ahubwo natwe twakuramo isomo rikomeye cyane. Isomo twakura muri iyi nkuru, burya niba ubabajwe n'ikintu cyangwa se umuntu ukabyegereza umutima cyane, ukaba wamugirira inzika, menya ko ari wowe uri kwivuna, si we urimo uravuna. Menya ko uwo nguwo wakubabaje ashobore kuba atari no kubitekerezaho ubwe ko yakubabaje, ariko wowe ukaba wabyegereje umutima cyane, ukaba wamwishyizemo rwose. Icyo tugomba gukora, tuba tugomba kubyikuramo, tukababarira, tukabyibagirwa. Niba umuntu yaguhemukiye, shaka uburyo utabyegereza umutima ubyibagirwe. Niba umuntu yagututse, shaka uburyo utabyegereza umutima ubyibagirwe. Niba umuntu yagutonganyije, shaka uburyo utabyegereza umutima ubyibagirwe. Niba umuntu ari kukurenganya, shaka uburyo utabyegereza umutima ubyibagirwe. Niba umuntu yakubeshyeye, shaka uburyo utabyegereza umutima ubyibagirwe. Icyo umuntu cyose yagukorera, shaka uburyo ukibagirwa, cyane cyane ibibi. Mureke tugumane ibyiza mu mitima yacu, twe gushyiramo ibibi ngo abe ari byo bigenga ubuzima bwacu. Burya iyo ushyize ikintu kibi mu mutima wawe, gihora kikurya kikakubuza amahoro. Ni nko kwishyiramo umuntu rero ukamugirira inzika, burya mu mutima wawe uzajya uhora ukurya, kandi nyamara we ntacyo bizaba bimufasheho. Rero mureke tugirirane imbabazi, tubabarirane, ntitukagire inzika za bagenzi bacu. Iyi nkuru niba hari icyo yakwigishije cyangwa se yakunejeje, nagusaba gukora share no ku nshuti zawe nazo zikabasha kuyimenya. Ntawamenya, burya wabona icyakunejeje, inshuti yawe icyumvishe nayo yabasha kunezerwa, cyangwa se wenda icyo wakuyemo isomo inshuti yawe icyumvishe nacyo hari igihe haba hari isomo yaba iri buze gukuramo. Rero nagusaba gukora share kugira ngo n'inshuti zawe zimenye ibyiza wamenye. Njyewe ndi Niyo Daniel, buri munsi dukora post, tunejejwe no kubaha inkuru zibigisha. Kora subscribe ukande no kunzogera kugira ngo tujye tubana. Urakoze cyane.